ayubara niyo mahirwe yawe, ayubara niwe mugisha wawe. 4 5 6 7 8 9 10 ibihumbi 10. Umuntu wese ubonye umugisha arawubona. Wabyumvishe? Uwo ni umugisha. Ngo akira. Uretse kugenda kugira ngo wumve ikintu kigiye gutumara abasitari, yewe mukomeje kumva impano y'Imana atanga amafaranga mu buryo butunguranye. Yewe niba mukobwa wacu twadusigaranye kuri social media witwa Joyeuse Mobebe akaba nawe ubu ngubu ari wagiye gukurikira ku gitambo cya gatatu, ndetse impano y'Imana yari yarateguye ndetse ko kazatwara undi muntu w'umukene kandi usa nkaho akunzwe cyane. Uwo akaba ari we Joyeuse ari we bagezeho ubu ugiye gutangwamo igitambo cya kabiri, kandi bivugwa ko agiye gukurikira ngo dore imbogo, dore yuko nawe yaje guhabwa ya mafaranga yahawe dore imbogo. Nongera gushimira wowe ukumva biri hanze kabiri, guhaye ikaze ukomeza kudutera inkunga ukana kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, yo nihaza n'akazogera ugakandi uzaba ugaragaje ko uri umukunzi wacu kandi uzatunambaho, natwe tukagushakira amakuru yizewe kandi ya buri munsi mashyashya. N'ikimenyimenyi Joyeuse akijya kwakira aya mafaranga nuko yaraturutse mu cyaro kandi yarabonaga ubuzima bumeze nabi. Yewe dore ko abantu bose yabanaga nabo muri ghetto bari bamaje kumucikaho bimutse bagiye, agahita afata umwanzuro wo kujya kwa mpano y'Imana kubera ko yarazi ko uyu mugabo atanga amafaranga kandi nubwo ngabo ameze nk'amatuburano menshi bavuga ko aturuka n'ikuzimu. Uyu mugabo akorana n'amadayimoni, yewe ngo Satani akaba yaramwohereje kuri iyi si yacu ngo aze arimbura abantu ariko abacukishije amafaranga. Ariko impano y'Imana avugwaho amagambo menshi cyane, yaje kwigirira ati njyewe umva ya magambo yaje kuvuga ko agiye gutwara undi muntu mushyashya. Ngatega amatwi, uyu mugabo mu bukaka n'ubushongo bwe ndetse agiye kuba agiye kwigarura imitima y'abantu benshi. Nubwo mwavuze ngo ni umutubuzi uri aho ngaho, gusa uyu mugabo akaba ari mu kazi gakomeye cyane kandi benshi muzajya kubona yuko mwibeshye bitewe n'amafaranga mugenda mufata hirya no hino. Gusa nubwo akomeza gukora ibi, yewe bigenda imitwe ye igenda igabanyuka buri munsi kubera ko ubuzima bwe nawe buri mu kaga, kuko benshi batangiye kumwotetera, batangiye kumuvuga amagambo mabi. Mu minsi mikeya ashobora kuzaryozwa ibyo yagiye akorera abantu batandukanye, dore yuko mwebwe abo mubona baba bakorewe biriya nabo mubona imbere kuri kamera. Wakubwira abantu aba yarariye amafaranga impano y'Imana, hari umuntu waje kumuvugaho ko yamuhaye amafaranga ndetse impano y'Imana ngo akayarya, yari ari kumubwira ko azabona andi mafaranga menshi cyane. Yamubwiye ibikorwa by'ibitambo yagiye atamba byinshi cyane. Uyu musore uvuga yuko yaje kuribwa na mpano y'Imana amafaranga 1,150, yamubwira ngo yegura imisego ngo yubike amasafuriya, buri kintu cyose yarakimubwiye. Ariko byaje kurangira uyu musore amafaranga ayabuze, kandi ndetse ngo mpano y'Imana ngo yahise kuramo telefone ayikura ku murongo kuri rezo. Nibyo wabyumvishe neza, mpano y'Imana yaje aje kandi yaje kuvuga yuko ategereje undi mushitsi mushya. Ushobora kwibaza ngo umushitsi wundi mpano y'Imana ategereje nindi? Uwo ni Joyeuse, kubera ko nawe yamugezeho yize kumuvugaho nk'abantu ndetse badafite icyo bahomba ndetse ngo bameze nk'abakene. Nibo bantu ngo baba bakenewe cyane gutangwamo ibitambo nk'uko Vava dore imbogo byamubayeho. Joyeuse bitewe n'ubukene yifitiye bwinshi cyane, we ukenera amafaranga ahawe na mpano y'Imana, yivugiye yuko we ngo ntashaka azapfe ariko aya mafaranga gakeneye kuyaryaho, kuko ngo benshi barayariye ariko ngo sibahise bapfa. Ariko cyakubwira ngo nabo ibitambo bagiye batamba ibyo bagiye babaka birengeje ubushobozi bwabo cyangwa se imbaraga zabo, kuko umuntu ashobora kukubwira ati fata aya mafaranga ariko akakubwira ati nawe mu mwana wawe kandi ukunda. Ibaze ukuntu wagiye gufata 500 ugatanga umwana wawe ukamera nk'aho mugurishije, kandi iyo wanze bahitamo undi muntu kandi mu rugo wishakira bakihitiramo mpano y'Imana. Ubu akaba yageze kwa Joyeuse mu minsi mike rero nimwumva Joyeuse ari gutaka mu nda muzagira ngo byagenze bitewe nuko ubu ngubu bari kumwe kandi n'amafaranga ayarangije kuyarya yayahawe ngo yatangiye no gukora ibikorwa remezo mu buzima bwe busanzwe.
ndabizi iby'ubuntu biraryoha, ariko ujye wibuka ko ibintu by'ubuntu baguhaye wibuke ko ubu uzabyishura, kuko ntabwo barabivunikiye. nta kuntu umuntu yaza agafata 500 akabigukubita mu ntoki ngo ngaho ugende nawe wibereho ngo ni umugisha. impano y'Imana akunda gukoresha utujambo tw'Imana kugira ngo ashuke abantu, ndetse bigarurira imitima yabo abiyegereze cyane, kugira ngo abantu babone ko ari ukuri, ngo ni impano, ngo ni umugisha, ngo Imana yakuntumyeho. kandi nta muntu ukoresha rino jambo ari umuyoboke w'Imana cyangwa ari umupasiteri, akoresha ubundi buryo ki. niba ari ukukurya ariko akurya mu buryo bugaragara bundi, ariko akoresha umurimo w'Imana adakoresheje amafaranga ya Satani. gusa bitewe n'ubukene tugira bwa buri munsi, ibi ntabwo tubibona, bitewe n'uko tuba dukeneye amafaranga yo kwishura amazu tubamo cyangwa kurya n'inzara umuntu aba yifitiye. Joyeuse yavuze ko nta kintu ari kwitaho, byose yabishize hasi, ntazashake ngo azapfe, kandi ngo nawe naramuka apfuye ngo muzamukure nk'ibyo mwakoreye mugenzi we, kandi amafaranga arayariye, icyo azaba ngo azanywa umuti umwana w'umugesera. gusa iyi nkuru yo nakasamutwe, ndakubwiza ukuri Joyeuse ubu tuvugana amafaranga amaje kuyafata, mwitegura ahubwo, ariko nuko Joyeuse ubwo yari yagiye mu cyaro iwabo, ndetse impano y'Imana ngo yigeze kumuhamagara amubwira ko akamufitiye ubutumwa kandi bukomeye cyane yatuma atera imbere, ndetse ngo arabona ko kuri social media atakivugwa, yewe yakongera akamugarura ngo akamugira icyamamare, ndetse akamugira umuntu uri hejuru kugira ngo agaruke kuri social media. Joyeuse yahise abyumvira hejuru bitewe n'ukuntu nawe yari yibereye mu bukene bukakaye cyane, nta kintu na kimwe yigeze yitaho, kubera ko yari akeneye amafaranga yo kugira ngo wa mugani agaruke mu buzima busanzwe, dore yuko ubukene bwaba bugeze hahandi hanyuma. kandi amafaranga nayo yari afite, murabizi ko neza n'ibyo yacungiragaho babimwibye, dore ko yari afite na channel ikomeye cyane yari itangiye kuzamuka, kandi ngo yaramwinjirizaga, ariko nayo ikaba yaragiye barugize bana barutema, babisahura mu nduru, bakaba baramuhemukiye, bakaba barayiriye, kandi yarariwe na bagenzi be, kandi bari baramwijije ibitangaza. ariko ubu ngubu abariko bari kuvuga ngo agiye gushaka aho yakongera agapfumurira ibintu bikagenda neza, buri wese akamubonamo, akabona ko ari Joyeuse mo bebe wa Juno, dore yuko n'uwagakwiye kuba yakamwitaho nagakimwitaho, yewe yamuteye umugongo, nta nubwo yagishaka no kumwumva n'iryo zino rimubwiye mwanarwana. ubu ngubu ni Juno Kizigenza, kubera ko umukunzi we Allen Wise we bamaje gufatana byahanye umwoyoyo, ndetse ntibagishaka kwiteza umukene. kandi uyu nguyu mwana nawe yarafite ngo kontara na Juno ku bintu bijyanye n'imideri, ngo azamufashe ngo azamufungurire shop yo gucuruza imyenda. nongera gushimira aho twabanye muri iyi nkuru, Imana ikumera umugisha, biko gukora subscribe ubiriko no gukana kunzogera. Cyewe niba utaransura kuri TikTok waracikanwe, kuko TikTok yagerebwa n'ibihumbi 46, kandi followinga cyane, kandi ni nanjye umuntu ukora cyane. Yewe niba muze ngo abantu barakora, shira mu mubare w'abantu bakora, sura TikTok yanjye nawe bayitabiri hanze kabiri, ubundi wirebere hashye utwike. ikindi cya kabiri, ufite inkuru ndetse wifuza kuba wakina filime, ufite impano, wavuga umuvugo, nyandikira kuri WhatsApp 0788 039 58 42. Ciao, ndabakunda. Jye wakugezagaho inkuru banyita biri hanze kabiri. I love you.